Ndi buvuga ibintu byinshi narateguye kuvuga byinshi cyane cyane mbwira abaskuti turi kumwe hano mbwira n'abaskuti bo mu Rwanda hose kuko uyu munsi turi gukora hano ku rwego rw'igihugu ariko reka manze mvuge ku byo nari nateganyije mbandagaruka kuri aba bana banyakubawa teraniye hano mbereye uwo dufatanije kuyobora umuryango w'abaskuti mu Rwanda abayobozi bateraniye ahangaha mu nzego z'ibanze batwemereye guteranira ahangaha baje kubaramutsa turi mu cyumweru cy'ubuskuti mu Rwanda cyatangiye uyu munsi kikazarangira itariki 24 kubera ko nabonye hari n'ababyeyi ndetse n'abayobozi baje gufatanya natwe bifuje kubanza kubabwira ngo ese abaskuti ni bande ese kuki abaskuti bariho uyu munsi wenda nituva ngaha abenshi bashobora no kuzazana abana babo umuryango w'abaskuti ni umuryango washinzwe n'umugabo witwa Baden Powell aho ushinga ikintu cya mbere yaragamije ari uburere bw'urubyiruko uburere bunyuze mu bikorwa kugira ngo abana bavuye ahangaha baha urugero ruhagije ntabwo ndi buvuge byinshi mu bikorwa dukora rero uretse uburere bw'urubyiruko dukoramo n'ibikorwa bituma tugira uruhare mu iterambere ry'imiryango yacu ndetse no mu iterambere ry'aho dutuye kugira ngo ibikorwa tuvuyemo umuyobozi wavuze mbere yanjye bivuzeho neza hari ibibazo byugarije imibereho myiza y'abantu muri iyi minsi kugira ngo abaskuti nk'abantu no mu itegeko ryacu dusabwa kuba abavandimwe b'abaskuti ariko tukaba n'inshuti ya buri muntu wese ni uruhare rwacu mu nshingano zacu gufasha aho dutuye kugira ngo ibibazo by'imibereho myiza bigabanuke mu kanya nari ndimo kuvugana na komanda arimo kumbwira ati aba bana baba hafi uvuga abangaba bavuye hano mpita mubwira nti aba bavuye ahangaha tugize amahirwe bakaba hafi bazadufasha n'abari hariya hejuru ubutaha nabo bakaba bicaye ahangaha kandi bitekereza rimwe itegeko ryacu ridusaba byinshi ndagaruka no kuba skuti bari ahangaha ridusaba kuba inyangamugayo n'ababyeyi bari ahangaha niba hari umuskuti bari babona utari inyangamugayo cyangwa mwebwe hagati yanyu abaskuti mufitemo batari inyangamugayo twese turi inyangamugayo dusabwa kandi kuzuza inshingano ku Mana no ku gihugu kugira ngo ku cyumweru abaskuti batajya mu misa n'imbarwa kuwa gatanu abaskuti b'abayisilamu batajya mu musigiti gusari imbarwa buri wese aho abarizwa itegeko ryacu risaba kubahiriza inshingano ry'abasengero bigaruka bikatugira abaturage beza igihugu cyishimira mu muganda nubwo twajyaga tuwujyamo inshuro nyinshi tutambaye iniforme zacu ariko nagira ngo tutangire tubigire umuco aho bishobotse nitujyayo turi benshi turi abaskuti tugende mu kanya komanda niwe wari ufata bano bana ntabwo barenze ko bari hano ni ukubera ko tujya mu muganda turi benshi ariko ntihagire umenya yuko twanawukoze cyangwa tukajyanira n'imiganda yacu yihariye ituma tugira uruhare aho dutuye dusabwa kurinda no kurengera ibidukikije mu tundi turere uyu munsi aho batangiye urwego rw'igihugu twari twabasabye ko bagerageza gutera ibiti kugira ngo turebe ko twarengera ibidukikije abana turimo kubyara barumuna bacu tukazabasigira isi ari nzima ari nziza idafite igihumanya ni byinshi amategeko adusaba ntabwo ndi buri bisubiremo byose ariko nagira ngo nsaba ababyeyi bari ahangaha kugira ngo mwabonye ukuntu bano bana bakeye uko bakeye inyuma kuri uniforme kugira ngo aba bana bakiniye ahangaha iminota 3 bamaze bakina kariya gakino harimo byinshi byapfuye nta muskuti wihanganira mugenzi we ubona afite ikibazo nta muskuti wihanganira umuturanyi niyo yaba atari umuskuti mubona ari mu kibazo mumva rero nabashishikariza abafite abana kubazana mu bizarimo no kuriye uburezi mu murenge
ishuri ririmo abasikuti disipurine ibamo ntawe uhuriye n'ishuri ritarimo abasikuti. Sinzi niba nta muyobozi w'ikigo cy'amashuri hano ngo abitubwire, ariko hari abayobozi b'amashuri benshi bamaze kumva ubuhamya avuga ngo se nk'umuntu ushinzwe uburezi asuye bano basore n'inkumi aho bari akazabasha kumenya neza imikorere yabo, iranivugira biramutse bishobotse buri shuri rikazagira umutwe w'abasikuti, umugabo uri aho ngaho yabafashamo cyane, byadufasha kugarura urubyiruko rwinshi. Dufite ikibazo cy'abana bata amashuri mu Rwanda, ariko umwana uri ku ishuri ari umusikuti kubera ubucuti aba afitanye na bagenzi be yamera nk'aho umwana w'umuryango wo kwa Kabera. Iyo agiye guta ishuri abasikuti bajya kumusura bahise utakigaruka ku ishuri bakamugarura ku ishuri. Ubwo ubutumwa nahabwa umuyobozi ushinzwe uburezi n'abandi bayobozi muri rusange. Iki cyumweru rero dutangiye uyu munsi, ariko hari ibikorwa byinshi yabivuze komiseri w'akarere ka Gatsibo Musikuti. Hari ibikorwa byinshi biteganyijwe. Nizera yuko abayobozi b'inzego z'ibanze ari umuyobozi w'umudugudu ushima cyane wafatanyije hariya mu gikorwa, n'ibindi bizaba byose nagira ngo musabe ukuriye iyi zone ndetse na komiseri ibikorwa byose biteganyijwe ubimenyeshe inzego z'ubuyobozi, bazabibafasha ndabyizeye kuko ku rundi ruhande biragaruka bigashimangira iterambere mu murenge no mu karere. Icyo sorezaho rero ntanashimira komiseri w'akarere mvise ko yabivuzeho. Abantu benshi mu gihe cyashize bari bazi ko abasikuti ari abajene bahura bakabyina bagakora animasiyo bakavuga Baden Powell n'umugore we Orave. Nashimira abashitsi bacu babagide ko mwaje kwifatanya natwe. Ingeri kigaragaza kubwira komiseri general wabagide ko muri Gatsibo tubanye neza, bakivugira ibya Baden Powell bagashyiraho indirimbo mwabonye ko tuzifite bikarangira aho ngaho. Nagira ngo dutangire duhindure imyumvire iyo dukora animasiyo ko turi urubyiruko. Mwabonye ko n'abakuze tuba turi abajene, ariko tunatekereze ngo kuba mu basikuti ni iki bishobora kumarira umuntu no mu buzima busanzwe. Twirirwa twiga amapfundo, abari haraye ko sinzi ababibonye, ahantu twageze turi gutera igiti gishahuro cyangwa n'igipana, turimo gutera igishahuro inzego zanga kugerayo. Sinzi umuntu wakoze kiriya gikwa, ariko bagikoze mu minota mike. Hari ibiti, hari n'imigozi bahita bakora iki. Birababaje kubona turi abasikuti tukirirwa twigamba ngo twiga amapfundo, ugasanga ahantu umusikuti atuye ngo ndi kubwira bamwe komiseri we asanzwe abizi, ugasanga murimo kwigamba ngo muza amapfundo 30 uturanye n'abantu hari ibiti hari imigozi badafite udutanda tw'amasahani. Ngira ngo mu mihigo ngira ngo ni kimwe mu byo bivanye. Ugasanga muzi gukora uturima tw'igikoni muturanye n'abantu batazi gukora uturima tw'igikoni. Aho ngaho nibyo dukorera abantu twebwe ubwacu. None nishimye ko komiseri yavuze ko ibikorwa byo kwizigama mukagira ibikorwa byo koroza. Birababaje cyane kumva umuntu yinjiye mu basikuti uyu munsi umwaka ukazashira akimeze ko yinjiye, nta tungo afite, nta kintu afite muri sako. Icyo gihe kuhaba uretse kuvuga ngo ni inyangamugayo, ariko ubunyangamugayo nta resitora wabujyanamo ngo baguhe ibiryo utishyuye. Ubunyangamugayo ntabwo wabujyana ku murenge ngo baguhe mitiweli utishyuye. Tujye tugira ubunyangamugayo, tube inshuti, tubaye dukikije, ariko tugire n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Ndashimira komiseri rero na ekipe bakora. Icyanyuma nsoza ndavuze ngo icyo cyanyuma icyo ni icyanyuma cy'inyuma ya nyuma. Inzu twafashije gutera igishahuro kugira ngo hari umusarani n'igikona hari cyangwa amadushe twagerageje twageza n'amatafari arashira, kugira ngo muri kwa gukomeza icyumweru cy'ubusikuti muzayirangiza. Ariko nk'umuryango w'abasikuti mu Rwanda ibikoresho bizarangiza kiriya gikoni
cyane cyane amabati twemeye kuzabitanga komiseri avuze neza cyane ijambo riratunyuze komeza ibyo tugira inama murakoze komiseri bazakora devi babitumenyeshe tuvugane n'abo dukorana ku rwego rw'igihugu amabati tuyohereze n'ibindi bikoresho bikenewe. Murakoze cyane, nongere nifurize abo dusangiye umuryango icyumweru cyiza cy'ubuskuti. Nshimire abayobozi mwatwakiriye, nkangurira cyane ababyeyi kuzana abana banyu mu buskuti, nkangurira abayobozi b'inzego z'ibanze gukangurira urubyiruko kuza mu baskuti kuko nta muskuti ujya urumbira igihugu. Murakoze, murakarama.